Yes, uraza hano muri WhatsApp channel uze ukopiye iyi code. Urakora copy iyi code, umara kuyikora copy irahita cyangwa se uyikandeho n'urutoki rwawe. Kimara kuyikandaho irahita ikugeza muri Play Store. Hano haraba handitse ngo install. Birakugera nayo downloadinze maze iminsi nyikoresha, ntabwo ndi bukande kuri install ahubwo ndahita nkanda hano kuri Play. None umara kuyidownloadinga ikajya muri telefone yawe urayikandaho ufunguke, ubundi ukanda hano kuri Play. Wowe ikiri gukore urahita ukande hano handitse ngo continue with Google. Handitse ngo continue with Google niho uri bukande kugira ngo wiyandikishe. Nuhakanda urahita bakujyana ku rutonde rwa email zawe. Ukimara guhitamo email zawe urahita ugera kuri iyi page imeze gutyo. Urabona ko kwakongeye maze iminsi nkoresha iyi application Withdrawal Pepe Coin 799. Uri kwibona neza hano mfite Pepe Coin 799. Mbere yo iyi application ikorwa, gukora task uraza ugakanda hano handitse ngo play game. Hano handitse ngo play game niho uri buze ugakanda kugira ngo ubashe gukora task. Uhita ukanda hano kuri play now. Ahanditse play now hose niho uri bukande kugira ngo ubashe gukora task. Ukihakanda bahita baguha uburyo bwo gukora task. Ni ukuvuga ngo wowe icyo ukore ni uguhuza ifoto n'izina ryayo. Ni ukuvuga ngo niba ari Pepe ndetse n'aka kamenyetso nyine akangaka, wowe icyo uri bukore kugira ngo ubikore neza, Pepe Coin uraza uyihuze n'izina ryayo. Niba ari Tony Coin uyihuze n'izina ryayo, niba ari Red Coin uyihuze n'izina ryayo, cyangwa se Dog uyihuze n'izina ryayo. Nuko uri bubikore. Reka mbikore. Iyi ni task ngiye gukora kugira mbereke uko task zikora. Ndahuza Pepe Coin gutyo uri nuze n'izina ryayo. Noneho ndangiza nkandi hano kuri Claim Reward. Uri kuhabona neza hano kuri Claim Reward niho uri bukande kugira ngo reward yawe ijye kuri balance. Urabona ko task ya mbere maze kuyikora. Urabona ko nyuma y'iminota 9 ndongera ngaruke. Hano ari kugaragaza ko nyuma y'iminota 9 ndibwo njye nkagaruka nkongera gakora task. Ndojya nkande no kuya kabiri, muze Ethereum, muze Bitcoin, muze Shiba na XRP. Nongere nkande kuri Claim Collect your reward. Yes, collect your reward. Urabona ko reward yo bahise bayohereza. Leta nkanda hano kuri OK kugira ngo nkomeze. Ikindi reka nsubire inyuma gato. Hano hasi haba hari daily bonus ya buri munsi. Ahangaha haba hari daily bonus. Ore icyo gukore turakanda kuri daily bonus, bahita bakwereka ko ukeneye gukanda hano. Yes, nuhakanda bahita baguha daily bonus y'uwo munsi. Uko buri munsi baguha daily bonus. Yes, urabona ko iyi application ntago igoye. Nimara gukanda kuri yes bahita bamwanga ngo point zabaye save zagiye kuri wallet yanjye. Urabona ko kuri wallet yanjye mfiteho Pepe Coin 873 kandi twatangira 799. Urumva ko 76 zigiye muri izi task maze gukora. Ubwo izi task ntago zigoye, nawe ushatse wakoresha iyi platform ukabasha kwibikira Pepe Coin yawe. Yes, mwe tugezeho mu mwanya wo kubikuza. Tukanda hano kuri Pepe Coin ufite, cyangwa se ukande hariya hejuru kuri kariya kantu kameze nk'ikofi. Biraterwa nawe ushaka gukanda. Ukimara gukandaho bahita bakwereka uburyo bwo kubikuza. Wowe urahita uza ukande hano handitse ngo withdraw. Niho uri bukande kugira ngo ubikuze. Ikindi usabwa ni ukuba ufite Binance kugira ngo ubashe kubikuza. Yes, reka nkanda kuri withdraw, nongere mpakande kuri Binance. Yes, urabona ko hano ufite Pepe Coin ngiye kubikuza. Izi Pepe Coin nizo ngiye kubikuza zikagera kuri Binance yanjye. Uri kuzibona neza kari Pepe Coin 800 cyangwa se wallet address. Uraza ukayipestingamo hano. Amara kuyipestingamo hano uyikuye muri Binance, ugahita ukanda hano kuri request out.
kuri request payout ugahita uhakanda kugira ngo ubashe kubikuza. Nkwibutsa ko kugira ngo ubone aderesi yo muri Binance ugomba kuzana aderesi ya pepe coin ariko iri muri Ethereum nkuko hano ari kubigaragaza. Iri muri Ethereum niyo uri buzane kugira ngo uyishyiremo hano. Rero ubu ngiye kubikuza ndetse nkanda kuri request payout. Yes, urabona ko pepe coin barambwiye ngo withdraw has been requested successful. Ukuvuga ngo withdraw igenze neza. Utegereza mu kanya gato kugira ngo ugere kuri Binance ndetse nkanda hano kuri OK kugira ngo mbe ntegereje agere kuri Binance. Urabona ko kuri konti yanjye rwose hasigaho amazeru yonyine. Dutegerezeho gato ariko urabona ko ni nkanda kuri aka gakofi n'ubundi agakandaho nkahita nkanda hano. Urabona ko bari kunyeka ko John Lee yabikuje pepe coin 876. John Lee wo mu Rwanda yabikuje pepe coin 876. Yes, niza kumwe ukomeza kuvuga neza rero mu gihe tugitegereje message igaragaza ko twabikuje pepe coin zacu. Kora subscribe ndetse wandika igitekerezo cyangwa comment kugira ngo ufashe. Yes, ugikanda hano kuri my transaction cyakanda bahita bakwereka ko transaction yawe icyari pending. Nukuvuga ngo pending yacyategereje kugera kuri Binance. Ubona nuko transaction yanjye kiri pending ategereza kugira ngo abashe kugera kuri Binance. Yes, mu kanya gato cyane urabona ko application yohereje message igaragaza ko pepe coin zageze no kuri Binance. Binance nayo igaragaza message igaragaza ko byagenze neza. Yes, urabona ko kubikuza nako kanya amafaranga yawe cyangwa se coin yawe igera kuri Binance ako kanya. Reka dukande kuri message imwe ubundi itugeze muri Binance itwereke ko kuri Binance pepe coin zageze. Yes, aha ni muri asset ya Binance. Urabona ko rwose pepe coin zagezeho zabaye completed. Yes, pepe coin 476 zabaye completed. Ni ukuvuga ngo nta nubwo bakata. Yes, urabona rero ko pepe coin zamaze kugera kuri Binance. Nawe niba utarakorera iyi konti yitwa pepe, ikorera mu buryo bwihuse kandi iraboneka mu buryo bworoshye. Ndizera ko muri gukomeza kuvuga neza rero umaze kubikuza pepe coin. Reka mbahe iyi video kugira ngo namwe mubashe kuzikorera. Niba utarakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona izindi video zigaragaza uko wakora coin zitandukanye. Ndabakunze cyane.